kubabarira ibitababarirwa part 2 cyangwa igice cya kabiri. Nk'uko nabivugaga muri video ibanza, hari ahantu mukuru wanjye yagiye gusaba ko bamuhisha, baramwirukankana ngo papa yari incira, ngo yego yari umuntu mwiza, ngo ariko ntashobora guhisha incira. Uwo muntu naramubonaga nyuma ya jenoside, nkumva namutera urushyi, nkumva no kumuramutsa birandurira, ariko Imana yaramfashije byose bimvamo. Ubu naramubabariye. Yazaga no mu rugo nkamubwira nti ntabahari kandi bari mu nzu. Wumva ukuntu Satani ari umugome. Nkabahisha kandi bicaye muri salo. Ariko Imana yaramfashije, byose narabirenze. Nabonye ko nawe atari we, ahubwo ari Satani wari umuri inyuma. Ubwo rero nanditse igitabo cyerekeranye n'ibyo ubuzima bwanjye muri jenoside. Ndaza kugishyira muri